nzira, uri kuvuga ngo bizagenda ute, uri kuvuga ngo mana natanze amafaranga menshi ntaho ntageze, nivurije mu bihugu byo hanze ariko finali harabura gatoya ngo pfe, ariko Yesu aravuze ngo aje gukorera muri ako gatoya. Habura gatoya ngo usebe, Yesu araserutse. Hedesifabra edestance contraire vopaya sire. Imana irafuze ngo itanze ubuzima buzima, Imana irafuze ngo akira kubaho topa eregra sanse contraire vopaya sire enemo. Haleluya, haleluya. Yesu aravuze ngo ntabwo ugipfuye, ongera ubyuke, ongera utere intambwe. Haleluya. Imana irafuze ngo ije kugukiza wowe umaranye igihe uburwayi, wowe umaranye igihe. Imana itanga ubane namwe mwese mudukurikiye muri mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Imana y'amahoro ibagirire neza. Mbega mwabonye bucya, abandi mwabonye bwira amahoro. Imana ishimwe kandi turabakunda, tubifuriza kugubwa neza ndetse no kuramba. Bityo rero namwe nimba utarakora subscribe, ukore subscribe, ushyireho share, nurangiza ugire comment kugira ngo ibiganiro byacu ujye ukomeza kubibona 5 kuri 5. Twongeye kugira umugisha wo kubana n'umuhanuzi w'Imana Mama Sandrine. Mama Sandrine bamwita basa bose Joseline. Uraho neza? Yesu ashimwe. Umeze neza? Aho suza abakunzi bacu, urangiza wibwira unasenga Imana. Ndabashuhuje mwese aho muri hose mugubwe neza. Nongeye kugaruka. Imana ibaha umugisha, ndabakunda. Kadutangirane n'isengesho dusenga kugira ngo Imana yiruke kubana natwe kandi dushyigikire. Mana turagushimiye, turakubashye, tugushimiye kugira neza kwawe. Uri umukozi w'umuhanga, uri byiringiro bisima, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Mu mahanga yose abantu bakubaha bagakora ibyo gukiranuka urabemera. Turagushimye rero, tuguhaye ikaze na karimbu, uze kubana natwe, tangirane natwe, uze gusozanya natwe. Sabye nize mu izina rya Yesu, amen. Amina. Urakoze cyane ko Imana igiye gutangirana natwe kandi gasozanya natwe. Tuguhaye ikaze rero utugezeho message Imana yaguhaye kutugezeho. Ntabwo ndi butinde cyane, ariko mu minota mike data wa kwesa mpaye ndashaka ko hari ahantu tugendanamo neza, kandi ndumva ndi mu mavuta yo gusengera abantu abarwayi barwaye indwara bita kanseri. Abantu benshi bari mu bwihebe, abandi bataye ibyiringiro, ntago bazi ko Yesu agikora, ariko Yesu aracyakora. Uko yahozeho kera n'uyu munsi niko ari, uko yakizaga kera na n'uyu munsi aracyakiza. Anje gusengera abantu barwaye kanseri, abataye ibyiringiro, abaryamye bazi ko batazabyuka byarangiye. Yesu arambwiye ngo nze mbasengere. Tutaratangira gusenga, reka dufatanye umuririmbyi wa 88 muramfashe. 88 88 mu gushimisha. Fatanye uwo muririmbyi. Numva Yesu anyemeza ko mbuzi imbaraga, wonge musengiteka ntacyo nzamuburana. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanerade. Ni ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe, zigakiza umutima. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanerade. Singiri byiza nkora, ntibesherejweho n'ubuntu bwawe gusa, nezwa n'amaraso de
yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha tumanerade nasaga n'uwapfuye n'umutima wanjye maze Yesu aranzura kandi niwunkomeza yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha tumanerade imbere ya ntebe nzahagararayo nzaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha tumanerade yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha tumanerade. Haleluya, amina. Yesu nashimwe. Haleluya. Uyu muririmbyi aravuze ngo yanyishyuriye imyenda yose yambabariye ibyaha byose nari mfite. Imana itugirire neza. Nawe yakwishyuriye imyenda yose wari ufite akubabarira ibyaha byose. Nicyo gitumye avuze ngo witerwe ubwoba n'uburwayi ufite, witerwe ubwoba n'izo ntambara ufite. Yesu yamaze kwishyura. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana ni yacu. Yesu nashimwe. Birashoboka ko uyu muririmbyi hari aho yagukura, hari naho yakugeza. Uyu muririmbyi yagukura ku gisasiro cy'uburwayi. Uyu muririmbyi yakuzura wari utakaje ibyiringiro. Uyu muririmbyi aravuze ngo yanyishyuriye imyenda yose nari ifite. Imana itugire neza ngo imbere ya ntebe nzahagararayo. Mbese nawe urumva imbere y'uyu mwami uzahagararayo. Imana itugirire neza kandi Imana iturwanirire. Uyu muririmbyi nagukureho ingoyi zose ufite. Uyu muririmbyi nagukize. Uyu muririmbyi nakuzure. Uyu muririmbyi nakuzahure. Imana iturwanirire. Haleluya. Yesu naganze kandi umwami akwiteho. Amina. Heto pere brere vopaya sire kodrere vopa. Haleluya. Imana iravuze ngo ije kugukiza wowe umaranye igihe uburwayi, wowe umaranye igihe kanseri. Abaganga bashobora gutanga ibisubizo bibi, ariko Yesu ajya atanga igisubizo kizima. Imana itugirire neza. Umuntu ashobora kubona ko nakubaho kugihari, ariko Yesu akabona ko kubaho guhari. Yesu aravuze ngo hakira ubundi buzima, hakira kubaho. Niko Yesu avuze. Topaya sase kontrere vopaya sire gome. Amina. Wowe urwaye baguhaye ibisubizo, baravuga ngo genda utegereze, nta kubaho nta guhari. Ariko Yesu aravuze ngo akira kubaho. Niko Yesu avuze. Niko Yesu avuze. Ufite ibipapuro by'ibisubizo barakubwira ngo uburwayi bwarakurenze. Ati idisire fobraya sanse enimai grome. Imana iravuze ngo yiteguye kugukiza. Amina. Birashoboka yuko umaze imyaka myinshi kwa muganga uri ku nshinge bari kugutera imyuka, ariko Yesu aravuze ngo aje gukoresha itegeko, agukuye ku mwuka. Yesu akoresheje itegeko akira ubuzima. Imana itugire neza kandi Imana ituganze. Imana iturwanirire. Wowe urwaye kanseri yo mu nda, wowe urwaye kanseri y'amaraso, uri kubona nta gisubizo, uri kubona byarangiye, umubiri wagushizeho, umusatsi wapfutse. Imana iravuze ngo akira ubuzima.
ubuzima hakira kubaho Mana tugire neza aho uryamye niho byose ubisoreza ntabwo ugenda ariko Yesu aravuze ngo arambura ukuboko yongere agukoreho Yesu yiteguye kugukiza nta gihe ha distance contraire vo kitagira iherezo Imana itugire neza kandi Imana ituganze nibyo koko baravuze ngo iyi ndwara izakwica ntabwo izakwica Yesu aravuze ngo akira ubuzima akira kubaho haleluya birashoboka kuri mu gihugu cy'u Rwanda birashoboka kuri mu bihugu byo hanze ariko Yesu aravuze ngo akira kubaho akira ubuzima buzima Yesu afashe amaraso yiwe ayavanze n'ayawe aravuze ngo baho Yesu azanye urushinge araguteye akira ubuzima Imana itugire neza kandi Imana ituganze wowe uri kubona nta byiringiro byaragushiranye urabona nta butabazi urabona nta nzira uri kuvuga ngo bizagenda ute uri kuvuga ngo Mana natanze amafaranga menshi ntaho ntageze nivurije mu bihugu byo hanze ariko finali harabura gatoya ngo pfe ariko Yesu aravuze ngo aje gukorera muri ako gatoya habura gatoya ngo usebe Yesu araserutse hedesifobra edestance contraire vopaya sire Imana iravuze ngo itanze ubuzima buzima Imana iravuze ngo akira kubaho topa eregra sans contraire vopaya sire enemo haleluya haleluya Yesu aravuze ngo ntabwo ugipfuye ongera ubyuke ongera utera intambwe akira imbaraga Yesu aravuze ngo akira kubaho kubera ko uyu munsi wabonaga ari finali ariko Yesu aravuze ngo akira kubaho Imana iganze kandi Imana iturwanirire Imana itwiteho niko bimeze rwose uri kubona rwose nta buzima ufite uri kubona byarangiye uri kubona rwose ugiye gusezererwa kwa muganga abaganga bavuze ngo taha wowe nta gukira guhari ariko nubwo bagusezereye ubu nibwo bitangiye Yesu aravuze ngo ikorera uburiri zinga ibyawe taha kuko Yesu aragukijije Heresi di fobra ya sanse contraire vopa eni hedi my grome Imana iravuze ngo akira ubuzima kasi fobra hedi my grome Imana iravuze ngo akira kubaho baraga n'amavuta niko Imana ivuze ntabwo uzapfa uzarama ubwira abantu imirimo n'ibitangaza Yesu yakoze Imana itugirire neza haleluya hari ikirema kirirwaga kice ku irembo ryitwa ryiza hatambuka Petero na Yohana cyo kirema kirabasaba baramubwira ati feza n'izahabu ntabyo dufite ariko icyo dufite turakiguha haguruka mu izina rya Yesu Yesu aravuze ngo nawe haguruka kuri ubwo buri rumazeho igihe niko Imana ivuze haleluya Imana ishimwe cyane Imana ni iyacu ntabwo Imana izaguteza abantu nk'uko abantu babyiteze nibyo koko ibise byo kubona kugiye kumwara birahari ariko Yesu aravuze ngo ntabwo umwaye nk'uko abantu bakwitegeye Imana itugirire neza n'ukuri abantu barakwitegeye barashaka kumwara suko ibikumwaza birahari rwose mama ariko Yesu aravuze ngo ntabwo azagukoza isoni Hereto paya sanse contraire vopaya sire Imana iravuze ngo ntabwo izagukoza isoni ntabwo ariko bizaba ku bantu bamutegereza kereka abantu bava mu masezerano ari nta mpamvu abo ngabo nibo bazakorwa n'isoni kandi uhagarariwe n'ingwe aravoma Yesu aravuze ngo araguhagarariye ngo ngaho voma kuko yiteguye kubana nawe mu bihe bibi mu bihe bikomeye Yesu yiteguye kubana nawe haleluya Imana ni yacu ntabwo tuzava kuri uyu mugabo ni intwari ku rugamba kandi Yesu aratabara agatabarukana intsinzi nubwo ubona ibihe umuyaga ni mwinshi ku buzima bwawe uri kubona ibihe ni bibi ariko Yesu ni we nyiri ibihe Yesu ni ukontorora ibihe abantu bashobora kugutega igihe Yesu wenyine ni ufite urufunguzo rw'ibizaba ku buzima bwawe abantu bari kubona ko uyu munsi upfuye ntabwo upfuye ahubwo biremeye Imana itugirira neza kandi Imana itugaze topasi ebraya sase
Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Ndumva nasengera abarwayi, abantu bamaze igihe kinini kwa muganga, abantu babuze igisubizo, abantu bavuze ko batazabaho, abantu babwiye ngo nibagende bategereze, abantu bagiye bavuga ko abantu babateze igihe, ariko Yesu aravuze ngo nimwakire kubaho. Ngiye gusengana n'abarwayi bamaze igihe kinini mu bitaro bya CHK, mu bitaro bya Kanombe, abari muri kane, abagiye kubagwa, abamanitse amaguru, abo bose tugiye gusengana, bagiye bahura n'impanuka zitandukanye, abo bose tugiye gusengana, abarwaye umwijima, abarwaye hepatite A, abarwaye hepatite B, abarwaye hepatite C, abo bose tugiye gusengana. Uko Yesu yakoraga kera na n'uyu munsi aracyakora. Hedistifobra sanse contraire vopa. Ndakumva esiri hidima, ndakumva Yesu ni wowe umanukiye gukora. Amina, haleluya. Ni wowe umanutse kurengera abantu. Topefo braya sinihidima. Nimwakire kubaho. Niko disifo avuze sanse distance anywa. Mwebwe mwumva ko nta buzima. Yesu aravuze ngo nimwakire ubuzima. Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje. Sengera aba barwayi bari kwa muganga, bagirire neza kandi ubarwanirire. Ujye ubasha gufata imitima yihebye ukongera ukayigaruriramo ibyiringiro. Yesi hedi mayigrame sanse contraire vopaya sire grame. Ababona ko bapfuye ntabwo bagipfuye, uravuze ngo nibakire kubaho. Tasi hidi fobra shayhedi mayigrame. Mana y'amahoro topaya sini hidima, ndasenze kugira ngo ijuru niribiteho kandi ribarengere. Hesi hifo, urakoze, ndagushimiye. Shimiye kubyukije abarwayi, abari bari kwa muganga, abari bamaze igihe kinini batabyuka. Shimiye ko batejeje intambwe, shimiye ko hari abatashye bakize, ngushimiye ko basubiye muri control bagasanga barakize. Icyo uragikoze nk'Imana. Ndagushimiye rero, ngaho bagirire neza, ubashyigikire abarwayi bose, ubiteho kandi ubarwanire. Gushimiye kubw'icyo ukoze, sabye nize mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane ku butumwa bwiza cyane uduhaye. Reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo wakwifuza ko musengana akubone mu buryo butamugoye cyane. Yego, murakoze cyane. Nimero yanjye ni 078 28 55 288 078 25 55 288. Murakoze, ndabakunda. Shalom.